Ese wari uzi ko amababi y'insina ashobora kuvura inkoko zawe ndetse akazamura n'umusaruro w'inkoko zawe? Amababi y'insina cyangwa se amakoma ashobora kuzamura umusaruro w'inkoko zawe ndetse akazivura n'indwara zitandukanye. Ngo ikaze kuri Muge TV, nge nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo wakoresha amakoma cyangwa se amababi y'insina ukavura inkoko zawe ndetse ukazizamurira n'umusaruro ugasanga uriyongereye. Nguhaye ikaze, nge nitwa Mr Sam. Banana leaf cyangwa se amakoma. Banana leaf can have several potential benefits for poultry birds. Amakoma ashobora kugira akamaro kenshi cyane kandi gakomeye ku musaruro w'inkoko zawe cyangwa se mu bworozi bwawe bw'inkoko. Hano dufite akamaro k'amababi y'insina cyangwa se amakoma ku musaruro w'inkoko zawe. Ni utumaro rero tw'ingenzi cyane kandi dushobora kuzamura umusaruro wawe tugera kuri 5 tugiye kutuvugaho, ndetse muri video itaha tuzakubwira uburyo wayatunganya kugira ngo ubikore neza uzamure umusaruro wawe. Niyo mpamvu ukwiriye kuba wakora subscribe kugira ngo iyo video nayo ntizagucike, kandi iyi video niba yagufashije ukore like, ndabizi ko iragufasha. Ntugende udakoze like cyangwa se ngo sharing ku nshuti zawe. Yes, reka tureberere hamwe rero akamaro k'amababi y'insina. Mbere yuko umenya uburyo wayatunganya neza, ugomba kumenya akamaro bifite. Nibyo by'ingenzi cyane kugira ngo uzajye kubitunganya uzi icyo bimaze. Niyo mpamvu rero muri iyi video tugiye kubwira akamaro k'amababi y'insina cyangwa se amakoma mu bworozi bwawe bw'inkoko. Icya mbere bakita natural source of nutrients. Amakoma agira akamaro gakomeye cyane mu kuba yazana intungamubiri z'inkoko cyangwa se intungamubiri zifasha inkoko kuba zakura neza. Banana leaf are rich in various nutrients include fibers, potassium and vitamin. Include banana leaves in the diet of poultry birds. They can provide them into additional nutrients that can contribute to their overall health and well-being. Amababi y'insina cyangwa se amakoma aba afite intungamubiri zihambaye cyane nk'amafibers. Amafibers ni nk'ibintu biba byafasha inkoko kuba zakura neza kandi zikaba byazongerera ibiro ndetse n'umusaruro n'igogorwa rikagenda neza. Akabagira amavitamine n'imyunyungugu nko bita potassium. Akandi kamwe rero mu kamaro k'amababi cyangwa se k'amakoma ukwiriye kuba wamenya mbere yuko tukwigisha uburyo wayatunganya kugira ngo uyakoreshe mu bworozi bwawe bw'inkoko. Ku mwanya wa kabiri bayita digestive aid. Digestive aid ashobora kuba yakifashishwa nk'ubutabazi cyangwa se nk'ikintu cya mbere cy'ibanze cyagufasha gifasha igogora ry'inkoko, ugasanga inkoko igogora ryazo riri kugenda neza cyane. Digestive aid. The fibers content in banana leaf can act as nutritional digestive aid for poultry birds. It can help to regulate their digestive, promote health function and prevent digestive issues such as constipation. Aya mababi y'intoki cyangwa se amakoma afasha mu bijyanye n'igogora, dore ko atuma inkoko zawe mu by'ukuri zigira igogora rimeze neza. Akaba yarinda nk'indwara bita constipation cyangwa se impatwe, aho inkoko zinanirwa kuba zakwituma bitewe n'igogora ritageze neza. Aya makoma azikoraho rikaka kabisa. Ku mwanya wa gatatu, amababi y'insina ashobora kudufasha mu byo bita environmental enrichment. Environmental enrichment. Banana leaf can serve as a form of environmental enrichment for poultry. They can be used for bedding material as component of the nesting area. The leaves provide a natural and comfortable surface for the birds to rest or promoting their physical and mental well-being. Aha rero bishatse kuvuga iki? Amababi y'insina cyangwa se amakoma afasha inkoko zacu mu kuba zaruhuka neza, urugero nko kuba zayaryamaho zikaruhuka neza. Ikindi ushobora kuba yakoresha nk'icyari cyo kuba inkoko zatereramo. Ikindi aya mababi ukaba wayakoresha utegura ahantu h'inkoko ho kuruhukira, kuba zayifashisha zuruhura amaguru cyangwa se zikondagura ibintu by'ibyatsi, ku buryo mu by'ukuri inkoko zikora akantu twakita nk'agasiporo ziyarimo
ziyarahagura cyangwa se zikundagura ibyatsi kumwe ziba zishaka ibyo zirimo zitoratora, bikaba byazifasha iki? Bikaba byazifasha muri physical and mental health, kuba zakomera ndetse no mu buryo twavuga nk'ubw'imitekerereze cyangwa se kuba zamera neza mu buryo bujyanye na kamere cyangwa se na kirima n'uburyo ikirere kimeze, bikaba byazifasha mu by'ukuri physical and mental well-being. Ku mwanya wa kane bagita natural inspection repellents. Aya makoma nanone ashobora kuba yadufasha mu byo bita natural inspection repellents. Yes, banana leaf contain compound that have insect repellent properties. Using banana leaf as a bedding material or replacing them in a poultry area may help repel insect and pests, including the risk of infestation and potential disease. Aya mabi nanone ushobora wayifashisha ukora nk'ahantu h'inkoko kuba zaruhukira, ukoramo ikiraro cyo kuba icyari cyo kuba zatereramo. Ikindi ukaba ushobora kuba wayakoresha utuma mu by'ukuri ahantu hamera neza, inkoko zikaba zaharuhukira, ndetse akaba yagabanya n'ibyago byo kuba inkoko zahura n'udukoko. Urugero kuba bayakoresha rimwe na rimwe nk'isaso ahantu wororera. Ku mwanya wa gatanu bayita stress reduction. Amababi y'insina cyangwa se amakoma ashobora kuba yakoreshwa nk'ikintu kigabanya stress cyangwa se nk'umuti wo kuba wagabanya stress mu bworozi bw'inkoko. Aha ndagira ngo nkwibutse ko inkoko iyo zifite stress bishobora kuba byatuma zigabanya umusaruro w'amagi, ugasanga umusaruro w'amagi wawe uragabanutse bitewe na stress. Buriya stress ni ikintu uba ukwiye kwitaho mu bworozi bwawe bw'inkoko, kuko stress ishobora kuba yatuma inkoko itakaza ibiro. Niba ari iy'inyama, ari iy'isake, ikaba yatakaza ibiro. Yaba ari iyo gutera, ugasanga igabanyije umusaruro w'amagi bitewe na stress. Stress uba ukwiriye kuyirinda mu bworozi bwawe bw'inkoko, dore ko stress ni ikintu kibi cyane mu by'ukuri. Nawe reba ikintu gishobora kuba cyagabanya umusaruro w'inyama kandi kigabanya n'umusaruro w'amagi, niyo ibindi byose waba wabikoze neza. Bivuze ko rero stress ari ikintu uba ukwiriye kwitaho nk'umworozi w'inkoko. Stress reduction. Aya mababi y'insina rero cyangwa amakoma ashobora kuba yagufasha mu kugabanya stress mu bworozi bwawe bw'inkoko. The presence of banana leaf in poultry environment can help to reduce the stress level in birds. The natural and texture of the leaf can create calming effect, providing more comfortable and smoothing environment for the birds. Yes, aya mababi rero ashobora kuba yafasha inkoko zawe mu kugabanya stress, kuko atuma ziba ahantu heza muri comfort zone cyangwa se comfortable area, ahantu heza zikumva zinyuzwe, zikaba zatuza cyangwa se zikaba zayahugiramo. Ugasanga mu by'ukuri umusaruro wawe ukomeje kwiyongera, kuko nta kintu kiba kiri kuzistressa. Mu by'ukuri ziba zumva mu by'ukuri ikirere kimeze neza, azifasha kumva ziguwe neza. Yes, utuntu utumaro tugera muri dutanu. Muri video itaha nzakubwira uburyo wayatunganya kugira ngo uyakoreshe nko mu biribwa. Niyo mpamvu rero iyi video niba wayikunze kanda like, ikindi wandike muri comment niba utegereje iyo part 2 yo kuba nabakorera kuki, nabakorera ku buryo wayatunganya. Yes, niba bikeneye rero andika muri comment ati part 2. Yes, ako nta kantu gato cyane. Niba urebye video kugera kuri uyu munota ntago byakunanira kukandika, genda wandike ngo part 2. Ubundi mu minsi mike ndaza kuyabakorera uko mu byandika muri benshi. Yes, nge nitwa Mr. Sam. Rero niba utarakora subscribe ntugende udakoze subscribe. Ndabashimiye cyane.